Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuha. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Byukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi icyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuye mu ruge nk'ibisanzwe mu isesenguramakuru rya none ku itariki ya 9 z'ukwa mbere. Yves, Karame. Namahoro. Ntabwo ari amahoro gusa, namahoro cyane. Abantu basigaye bagira umujinya bakarakara, ntago kibibutse. Mba nababujije ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Sigaye mbabona barakaye. Oya ntabwo kandi iyo warakaye wagize umujinya ukanarakara ntabwo ujya ubona amafufu n'amafaranga. Biba bipfuye. Bisaba ntugire umujinya kandi nturakare, none bikakorohera kubona amafufu n'amafaranga. Nta bantu wasuhuza bari nko muri za Senegal no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere ko dutangira? Nta muntu nzi, ariko hari umuntu byanze bikunze kuko nabonye dusa nk'abahuje audience cyane. Uwitwa Lambert, we ni umunyarwanda ukorera muri Kongo, ndabizi wenda ishoka dukurikira. Yego. Bajya bimbwira arankurikira cyane ko I think ko nahana dukurikira wanjye ho ndabizi. Kubanza nta wundi muntu ndishoka baya nkurikira dukurikira. Ese ubundi abanyarwanda hari inshuti yacu iba mu Bufaransa bamwita gute? Chris Jen. Umuntu kumusuza tuba tugize nabi. Ubundi abantu bari Brazzaville kuki mutajya nge abantu Sadek ntibavuga. Abantu badukurikira bari muri Oya muri Malawi hari na Zambia hariyo umwe ujya uvuga. Ariko Malawi nge nta muntu urambwira ko nkurikira ari Malawi iwanje hakurya. Peter njya bimbwira. Nta urabimbwira ari South Africa. Nta urabimbwira ari Zimbabwe. South Africa naho ndumva hari urabimbwira Mozambique yombwira ko nkurikira ari Mozambique no mu family byanze kunze kunkurikira. Ni itegeko sha. Muramu wawe yaba atagukurikira birakunda. Hari n'abavandimwe ari muri Korea y'Amajyepfo ni Bomise mbona. Koko. Bajya badukurikira. Abantu ndishuwa ko bandi baba badukurikira Australia. Abantu badukurikira. Hari umuvandimwe wo muri Senegal nawe uherutse rwose no kudusura hano kuri studio. Yari yaje mu Rwanda muri vacances. Bari no guteganya kujya kwishyurira abantu mituwele, ngira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Abarundi ariko tuvuga badukurikira. Abarundi bo abari Burundi mu bice bitandukanye dukwiriye kujya tubahereza icyubahiro kidasanzwe. Yego. Ko hariyo benshi cyane. Hari n'umuntu uri Lubumbashi. Kinshasa. Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yitwa Brown. Nawe ajya akunda kumbwira ko dukurikira cyane. Nta bantu bo kwa Traoré. Keretse abanyamakuru bawo kandi ikinyarwanda ntibaba cyumva, ariko yabonye notification arakubwira ati ndayibonye notification. Abo muri Niger. Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwese abadukurikira muri ku migabane itandukanye y'isi, ndetse by'umwihariko abari ku mugabane wacu mwiza witwa Afrika. Tugiye kubagezaho rero isesenguramakuru rya none, turi bwibande ku nkuru irebana na guverineri w'intara y'Uburengerazuba witwa Lambert. Arashishikariza abaturiye umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba abanyamakenga
hanyuma turaza no kureba uburyo umugore wa General Mubaraka Muganga yanyomoje abakwije igihuha ko yahunze igihugu. Tunarebe inkuru y'inshamugongo yiriwe ivugwa mu Rwanda y'urupfu rw'umusore w'imyaka 24 wo mu rugo rw'umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel rukomeje kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Urabona ko yari akiri muto, mwiza cyane sha yirashe rero, yafashe imbunda ya se arirasa. Haracyari urujijo ku cyabiteye. Mu karere ka Nyamagabe bari kwinubira ko bari kwimwa akazi kuko batishyuye mitiweli. Nimutabaha akazi bazakura hayo kwishyura mitiweli. Okay. Turaye uburyo CNDD-FDD nayo yabwiye abarundi ko ikibazo cy'ibura rya lisansi kizakemuka mu myaka 5. koko se Ubwo mbere y'iyo myaka ni ukuba koko se simba ari 5 mu buryo bwa burundu. si ishyaka se riri ku butegetsi. Ibi biba ari ibintu rega ishyaka ryatekereje. Wese ko numvise mu Burundi hari n'ikibazo ngo cy'amakara. Muri Kongo abaturage bakomeje guhangana n'igisirikare cyagoteye Moise Katumbi mu rugo rwe. Umuvugizi wa Katumbi aravuga ati ikizamubaho cyose Tshisekedi niwe uzabibazwa. Mu gihugu cya Nigeria hari minisitiri ushinzwe kurwanya ubukene wahagaritswe azira gusahura leta. Yarwanyaga ubukene we. Ashinzwe kurwanya ubukene mu gihugu ariko abanza kuburwanya iwe. Yivuga no kwitiranya n'inkoresha ubasha mpabwa n'amategeko mu nyungu zanjye bwite nzabihanirwe n'amategeko. Hanyuma minisitiri mu Faransa yeguye, nabonye bashyizeho minisitiri w'intebe wundi ukiri muto ya myaka 34. President Vladimir Putin we ategerejwe mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo si rwo ruzinduko rwa mbere yabagiriye muri East Africa. Kumbitekereza kuko Vladimir Putin abatumaho abakuru b'ibihugu bakamusangayo muri Russia Africa Summit. Bose Burundi nta gitutu kizabujyaho kumuta muri yombi, ntabwo ari ukwikururira amakara. Kurwo ruzinduko rurashoboka. Will he be safe? Umutekano azawucungirwa nande? Abantu bagomba kuba bahari imbere. Okay. Ndibuka Netanyahu aza mu Rwanda hari abagabo najyaga mpura nabo ku rwibutso iminsi nk'ibiri imbere y'uko aza. Batara bacu se. Nkabona sinzi byabo. Ko ntabwo bazi neza. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo umuntu muri yaje mu bihugu nk'ibi byacu ari igiranza. Nejo umwami wa Yordania aza ku rwibutso. Nyamanda ntabwo ari nyabagendwa. Ya n'abanyamaguru. Ubundi dusanga tumenyere ko abanyamaguru ibinyabiziga byo bashobora kubikumira ariko abanyamaguru hari umuyobozi banza tubiza hari twari twakeneye ku munsi ubanza bandiriza je tubwira ko asa nkaho ari byo ahugiyemo. Rero noneho ikindi hariya byasaga nkaho bimeze ukuntu. Turaza kugaruka kuri aya makuru nkuko tuyababwiye mu ncamake ariko tubibutse ko Korea Automobile High Technology ari rya garage ryanyu. Abantu bafite imodoka za Hyundai bakunda kuvuga cyangwa za Kia bakunda kuba ko zishyuha cyane no kutamenya maintenance. Abantu baratwara imodoka akagenda akayikoresha hano batazi ibyayo. Yego. Cyangwa ugasanga ntabwo uzafata inka y'free zone ngo yitware nk'inka isanzwe iba mu gasozi. Yego. Ntabwo uzafata impyisi waje korore wa domesticatinze ngo yitware nk'imbwa isanzwe ibana n'abantu. Izi modoka zijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho kuzifata neza bisaba kuzishakaho amakuru ahagije. Rero hariya muri Korea Automobile High Technology nicyo kintu cya mbere bakubwira. Imodoka yawe wirindira kirwara. Banza ugira amakuru mbere na mbere. Gira amakuru ku modoka yawe. Abantu benshi bagura imodoka ntiyihutire kumenya ni computer y'umuntu ayiguze hari ibyo abagomba kumenya byibanze. Iterekwa ahantu hameze gute, hari ubushyuhe bumeze gute, ese bayegereza fanta bamena amazi. Ihipfuye se tujyana kwa rupiga munsi y'urugo. Cyangwa iyo screen yanduye ufata agatambaro n'utuzo gahanagura. N'amavuta. Bigenda n'amakuru. Imodoka za Kia, imodoka za Hyundai, mu modoka nziza n'ikimenyimenyi abantu mudukurikira mu bihugu mu Rwanda ni nyinshi. Oya n'abantu mudukurikira mu bihugu byo hanze muri buryo zigezweho. Yego. Ntabwo rero ubuzazifata uburyo ziyongereye ku hano ku isoko ry'u Rwanda ngo ntumenye amakuru urenganye imodoka ni nziza. Ntabwo uzafata imodoka ngo bare essence gusa nurangiza hajya essence hari amafuta yabugenewe batuma essence itagira ibibazo. Izo modoka nigira ibibazo usanga uri gukoma menshi yo gukoresha nyamara
wari kugura esanse na ya mavuta igihe cyo gukoresha ntikibe cyinshi. Voilà. Imodoka imeze nk'umuntu wiyitaho. Ikindi hari ibintu bita climatiseur mu modoka Bigena ubushyuhe. air conditioning whatever ibintu nk'ibyo ngibyo. Biriya uzi ko kiriya cyuma gishobora kugutera uburwayi. Yego. Abantu benshi hari igihe batwara imodoka akavuga ngo yarwaye ibicurane ntamenye ngo byaturutse. Hari umuntu ugura imodoka akajya yirirwa yikingiranye mu modoka agiye ku kazi cyangwa avuyeyo cyangwa agiye gusura abantu cyangwa agize ahandi ajya agakomeza ko uriya mwuka. Ndaza gusaba Elia nabyo azabibasobanurire uriya mwuka uko aho imodoka iwukura. Uriya mwuka iduha iyo turi mu modoka twafunze ubundi mutekereza kuvayo. Utekereza kuvayo uva hanze uva muri uyu mwuka hanze kandi imodoka ifunze. Yego. Rero hari uburyo nabwo bwo gukoresha iriya air condition y'imodoka. Yego. Ayo izo produits zose barazifite muri Korea Automobile High Technology baguha kugira ngo uriya mwuka utazagutera ibibazo. Hari n'igihe uri kumwe na famille uri kumwe n'abana ugasanga mwese muvuye mu mwarwaye ibicurane tukabyita byabo ndi ko ibicurane n'indwara yandura tukagira ngo ni indwara tugatangira kuvuga ngo kanaka ngo yanyanduje kandi umwuka urimo imidite urahumeka amazi gusa cyangwa niravumbi ryavuye hanze n'iryo uri guhumeka. Anyways, reka tubabwire ko muri Korea Automobile High Technology baherereye hariya Igikondo. Abantu bazi Igikondo neza uzamutse uva muri ziriya feruje za wenda za Rwandex uhita uzamuka kuri police ukasa nk'uzamuka ujya kuri ya stade ya Mironko. Iyo ugeze hariya Ridodani ya mbere urayirenga ukarenga iya kabiri ugahita winjira aho ngaho. Hanyuma uri kumanuka uva muri iriya rompwe ya Gikondo uvuye za Nyenyeri uramanuka warangiza wagera hafi ya kiliziya ugahita ubona mu kaboko kawe k'ibumoso ugahita winjirayo. Nimuhamagare rero Elia abafashe kandi wa mugani ujye ukunda no kubitubwira ko nta nubwo ari ngombwa ko uhagera. Niba ukeneye maintenance y'imodoka bashobora no kubikubwira cyangwa bakanabikoherereza bakakoherereza kubwira iyi producer ikoreshe gutya na gutya. Si ngombwa hari igihe muri iyi minsi abantu baba bari busy utabona umwanya wo kwita kuri iyo nka yawe wa mugani nkuko babivugaga cyangwa iyo modoka yawe. Hamagara 0786 0786 20 20 60 54 ibintu byose bite bigenda neza. Twigire mu kiganiro noneho. Reka duhere i Rubavu. Nari ngerageza gushakisha guverineri y'Uburengerazuba ariko ambwiye ko ari mu nama. Nagira ngo atubwire impamvu abaturiye umupaka wa Kongo basabwe kuba abanyamakenga cyane. Hari inkuru iri ku kinyamakuru Bwiza. Yego. Ivuga ko abaturage bo mu mirenge y'akarere ka Rubavu hano imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabwe kugira amakenga mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaturuka hakurya kikaba cyabahungabanyiriza umutekano. Babisabwe n'ubuyobozi bw'intare y'Uburengerazuba ubwo kuri uyu wa kabiri. Uyu munsi turi kuwa kangahe? Turi kuwa kabiri. Baganirizaga abatuye mu mirenge ya Cyanzarwe, Bugeshi na Busasamana yose hano imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RDC by'umwihariko imaze igihe irangwamo umutekano muke kubera intambara imaze iminsi isakiranya ingabo zayo FARDC n'inyeshyamba za M23. Ubwo rero muri iyo minsi umutekano kwarabaye mubi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hakaba kandi hari umugambi wa leta ya Kongo ihuriyeho n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko bikunda kuvugwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'u Rwanda. Guverineri w'intare y'Uburengerazuba Lambert Dushimimana akababwiye itangazamakuru ko abaturage bakwiye kugira amakenga mu rwego rwo kwirinda ko bahora babaca muri humye aturutse hakurya akaba yahungabanya umutekano w'igihugu. Avuze ibi nyuma y'iminsi itari myinshi n'undi bivuzwe na Afande Ryarasa William umuyobozi w'ingabo mu turere dutatu turimo na Rubavu. Ubu bivuzwe na n'uyu muyobozi nyuma kandi y'iminsi mike Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asubije Tshisekedi ku byo Tshisekedi yavuze ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza byuko nihagira isasu rigwa ku butaka bwa Kongo rivuye muri AFC avuga ko nayifashwa n'u Rwanda bazarasa Kigali bahagaze Goma.
impamvu abaturage batuye muri iyi mirenge, umurenge wa Rubavu nubwo batawuvuze, Cyanzarwe, Busasamana na Bugeshi, nuko ni imirenge ikora direct kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ni imirenge yegereye by'umwihariko hamwe mu hari kubera iyo mirwano. Ikindi ni imirenge ikunze kubamo abaturage bitwa bacoracora mu buryo budakurikije amategeko, cyane cyane nk'uyu murenge wa Bugeshi niho nakunze kujya cyane, nahagiye nk'inshuro enye njya kureba icyo kibazo ukuntu giteye cyo gucoracora. Ni iki Cyanzarwe niho Lieutenant Colonel Ryarasa yavugaga ko hakurya ngo hari amahema ya FDLR. Ibi rero biba bisaba umugani kuba maso, uretse ko ntekereza ko abaturage b'u Rwanda bamaze kumenya no kumenyera gukorana n'inzego z'umutekano, by'umwihariko abaturage bakora ku kandi mipaka ziba mu baturage cyane, barabana ngemba ubundi nkunda gufata abaturage batuye ku mipaka nk'abaturage, bafata nk'abaturage badasanzwe. Kandi koko umuturage utuye hano hagati ku Muhima ntabwo wamugereranya n'umuturage utuye ahantu ashobora kurara yumva amasasu, bukira yumva amasasu, mu gihe uri hano akanambuka akajya gukorera hayo masasu abaturuka kenshi, mu gihe uri hano ku Muhima washobora kumara igihe. Ariko nawe buri muzanye ku Muhima ngo gusobanura uburyo bacapura telefone bakahita babasubira kuri moto. Hari ibyo nyine buri bantu baba bafite tele babaho. Ngiye icyo mbona gucana ku maso bwana Guverineri Lambert asaba aba baturage ntabwo ari byo gukumira bya bisasu bya Tshisekedi bya Vigoma bikagera i Kigali, nibyo kureba nimba nta wakinjira akamenasa umutekano w'u Rwanda mu buryo bwegereye ku mupaka n'ubundi yingiriye aho anyuze mu baturage. Kandi ibintu nibwira mu bihe nk'ibi umubano w'ibihugu byombi umeze nabi, ntibyagutungura nk'umu FDLR ukunda kuvuga ngo bambye ku musaraba. Ntibyagutungura nk'ubu umu FDLR, umu Wazalendo, undi muntu why not waba ari uwo ku ruhande rw'u Burundi bijyanye naho n'umutekano utameze neza akaba yanyura muri Kongo, yahanyura agakora ikintu gishobora gutuma leta iza kubibona mu ndorerwamo ya Kongo, gatuma ibihugu bisakirana. Kandi umuntu yanabikora ari n'icyo agamije rwose byakunda, akavuga ati ubwo byavuzwe yuko Kongo izatera u Rwanda, ubwo u Rwanda narwo rwashimangiye ko ruri maso. Hari umwana hafi yaho ntuyikunda kuvuga ngo ndayakanuye cyane, reka nkora ibi ngibi none ibihugu bisakirana. Kandi hari abantu basakirana mu byago. Nkavuga ngo rero ni message ya bwana Guverineri yo kubabwira ngo nimucunge, nimurebe cyane, nimwitegereze ibintu bitaza kuba bibi. Ntekereza ko abaturage baturi hari n'ibyo narimo navuga mu kanya, baba ari abaturage bacanye ku maso ibyo ari byo byose. Ntabwo waba urara wumva isasu ngo ubyuke wumva isasu ngo uhinduke nk'umuntu nyine uraye mu Kiyovu hano hakurya cyane. Reka twizere ko ibyo ari byose bizarangira amahoro. Ndakukubwira nti hari igihe Tshisekedi amara kuvuga biriya bintu agasigara asenga ngo Imana imufashe ntihagire n'ibuye rigwa mu Rwanda. Igihe hari n'igihe abandi bantu bamwegereye bashobora kumuga batari ko uwo muriro uvuga twe turawuzi. Ariko abasirikare ba Kongo bano bashenerali bazi ingabo z'u Rwanda kuko bararamukanyije kenshi, barahoberanye, bazi uko imbavu zazo zimeze cyane, kandi nazo zirabazi. Ibyaba byarahindutse kuri buri ruhande byarahindutse, ariko hari n'ibindi biba bigihari bishingiye ku buryo muherukana. Bashobora no kumuganiriza bakamuga bati bari abantu kubona dushyize ku munzana benshi ntibanaremereye. Ariko iyo bibaye kuvuduka no kwiruka, bamwe muri bo namasha abandi n'ingeragere. Iyo bibaye kumasha ni ibintu biborohera n'urugero akaba yabitinze. Ikindi Tshisekedi gishobora kumutera kubivuga niyo yaba akomeje ntakomeze. Ntabwo yigeze ubona amakuru avuga ngo General Tango Foro yamuhiritse ngo ubu Tshisekedi perezida wa Sena, perezida w'inteko ishinga amategeko, ukuriye komisiyo y'amatora, Tango Foro yabataye muri yombi. Yabibonye nabajije umwe mu banyamakuru bahari arambwira ati ntabwo ari byo, ati natwe guhereje turabibona. Tipe twiganye babinyoherereje nanjye. C'est confirmé. Moïse Ashpite, président de la République, sauf qu'il va appliquer un coup d'État Kinshasa. On a arrêté déjà Tshisekedi, na président en cour constitutionnelle, na président ya Sénat, na président ya Assemblée nationale. Mboso biko déjà au mikono ya ba armée, bana appliquer coup d'État. C'est le coup d'État organisé par Gabriel Kumba Mistango Fort. À ça dans quelques heures, kutakuwa mtu anataka kujiproclamer comme président de la République. ku muntu utumva igiswahili bavuga ko batawe muri yombi bahereye kuri perezida, umuyobozi
umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga, perezida wa sena w'inteko ishinga amategeko, bakaba bari mu biganza by'igisirikare, akaba kudeta yateguwe na generali Tango Foro, mu gihe icyo ari cyo cyose akaba yakitangaza nka perezida. Njye naganiriye n'abanyamakuru baho bambwiye ko atari byo, ariko nanone nabo ntabwo babivuga certainly cyangwa se bemeza ko n'ubundi kuva icyo gihe kuva guhereje ibintu ntabwo ari by'uyu munsi, byahereye ejo nimugoroba. Perezida nta kintu aratangaza, kandi byahuriranye n'uko kwa Moise Katumbi hari hagoswe n'ibiki, bashobora kuvuga ati ikindi Tshisekedi yari amaze iminsi afitanye ibibazo n'abo bajenerali. None se ba Numbi Kifwa bamerewe nabi, John Numbi yarahunze. Kifwa ni mubyara wa Kabila, Joseph Kabila. John Numbi ni inshuti magara ya Joseph Kabila. Yego, uwo Tango Foro nawe ni umuntu hafi wa Kabila. Bageze igihe barashwana ku butegetsi bwa Kabila, ariko yaziraga amafaranga, kandi muri Kongo burya gushwana n'ubutegetsi mufa amafaranga biva gake. Tango Foro rero icyo gihe anava no mu bintu bya siporo, kuko bamushinjaga kuretse kuba amafaranga menshi ayiba, anigumira mu bintu bya siporo ntite ku kazi. Ikipe ya Vita Club yari umuyobozi wayo, ayivaho iranagwa, ibintu bitangira guhindukamo gake gake. Ariko ibi bintu ntabwo ari ibintu byo gukerensa, nubwo abantu wa mugani bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi iyo hahwiswe ibintu nk'ibi ujya kubona ukabona nk'umuvugizi wa guverinoma cyangwa undi muntu wo muri leta araje atanze umucyo kubiri kuba, ariko kuva byatangira kuvugwa ntabwo ndabona guverinoma umuvugizi ntabwo upfa kuvuga mu bintu nk'ibi. Buryo uvuga ubuso ugiye nko kuvuga ugasanga koko kudeta yabaye, ugiye kuvuga se nyuma y'uko ubivuga none akaba ari byo. Hari ubundi kuki tugeze muri Kongo tutarajya hanze y'u Rwanda? Twari turi kubihuza n'ibyo gutera u Rwanda. Wengenda nabihuzaga n'ibyo byo gutera u Rwanda, mvuga ni iyo hari ibintu nk'ibyo ngenda byibuka icyatumye tugerayo. Abasirikare b'u Rwanda n'abakongo baraziranye, noneho Kongo irimo ibintu byinshi biri gutogota bitameze neza. Ubaye biri perezida uzubwenge icyo si igihe cyo kujya mu ntambara, ubikoze kikaba ari cyo gihe cyo kujya mu ntambara, uba ufitemo ama loopholes menshi cyane, ufitemo imyenge myinshi cyane umwanzi ashobora gucamo, naho twabihereye twikomereza. Ubwo rero ni byo gukomeza gukurikiranira hafi, nta wamenya kuko icyo ari cyo cyose cyaba muri Kongo mu gihe icyo ari cyo cyose, cyane ko mwabonye bakontesta ibyavuye mu matora bikagera no ku rwego seni, hari bimwitesha agaciro mu byavuye mu matora, nta wamenya. Moise Katumbi nawe akageza ijambo ku barwanashyaka be cyangwa se ku bamukunda, avuga ati ni igihe cyo guharanira ko demokarasi ya Kongo iba ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri Kongo anytime cyaba ni ibyo gukurikiranira hafi tugakomeza kureba, ariko nanone amakuru nk'aya ngaya abanyura ku mbuga nkoranyambaga kubera ibintu byaje byo kuba umuntu ashobora kubyuka agahimba ikintu, ni ibyo kwitondera gutangaza nk'umuntu uri professionnel. Ikindi riga buriya hari n'ikindi kintu amakuru nk'ariya ntabwo ageza gutyo. Sinigeze kukwereka cyagiye muri Afrika y'Epfo kudeta zimeze muri Afrika y'Uburengerazuba kudeta zimeze nabi, kona muri Nigeria abasirikare batangiye gutangaza ngo abaturage bari kudusaba gukora kudeta. Hari n'igihe ibi bintu bigira gutya ari nk'inzego z'ubutasi zabikoze, sigamije kureba ukona ni nk'abantu bo muri ANR bikoze. Twikomereza ibizaba byose tuzabibabwira. Ibyo by'ibihuha rero nabyo duhise dukomerezaho. Nabonye umugore wa General Mbaraka Muganga yanyomoje abakwije ko yahunze igihugu. Bari bavuze ngo yahungiye muri leta ya Arizona, bakavuga ko n'umugore w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga nawe ngo yahungiye Ohio, bose muri Amerika. Ariko abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook, Madame Solange Kamuzinzi Mubarak yahaye urw'amenyo abakwiza ibyo bihuha bagamije kubona abakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati ngo habaye iki, amakuru numva mu mihanda ya Arizona, ahita ashyira twimoji two guseka ngo nakoze iki, nahunze u Rwanda, izo views mungurisha mu mpeho y'Icyacumi kabisa. Sha iyo bababwira never again mwumviki, mujye mwohereza Icyacumi mu Rwanda murarugurisha nirwo rubatunze. Asoza abwira ati muragakizwa. Umubwiriza butumwa nabonye ahubwo yambaye intuza toje, ni umunyamategeko, akaba n'umuvuga butumwa mwiza ubabwirije ati muragakizwa. Nge mbibona nk'iturufu iri gukoreshwa n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamaze iminsi n'ubundi batanturaminga ibijyanye n'intambara,
kuvuga ati u Rwanda na Kongo bagiye kurwana, abasirikare b'u Rwanda bashize mu kanya ibi biraba haraba nyine bakora ibintu bimeze nk'ubanuzi byo kwerekana ko mu Rwanda byacitse. Bamwe muri bo ubwo ibi biri muri sense yo kwerekana ko abasirikare bakuru b'u Rwanda imiryango yabo bamwe muri ni message iremereye. Ni ikindi kintu nuko sinzi ukuntu uwo bibona bo bakunda no kurenza message zo kuvuga ngo ni muhunge u Rwanda ibigiye kuba birakomeye. Uzabibona bamwe muri bo mu barwanya u Rwanda iyo message ikunda kubisoza muhunge u Rwanda. Iyi ni message yo ni nko kubwira abanyarwanda ngo do you think you are safe? No n'umujenerali ashobora guhungisha umugore we, umugabo w'ingabo agahungisha umugore we, umuvugizi w'igisirikare agahungisha umugore we, mwebwe murumva muri safe? Ni muhunge ntabwo bitekanye. Ni nka message baba bashaka gutanga. Ariko ntabwo ndi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa urwego urwo arirwo rwose rw'ubuyobozi mu Rwanda, ntabeshye mbona iyo ari approach itaba successful, mbona ari nko kwirasa mu birenge. Faites attention hari igihe abantu bari mu gihugu general afite inquiétude ku buzima bwe, aba afite inquiétude ku buzima bwe, abona nyine bigiye kuba mu gihugu bikaze, sibyo? Yabanza akahunga n'abana, ntabwo yakohereza umugore ngo abana basigare nawe asigare. Oya, hari igihe uvuga uti nge ndamutse mpunze n'igihugu cyanshinja gutoroka inshingano no kugira gute, kandi si yo ndahiro narahiye, reka mbanze azamumokaho mbagira. Ntabwo uri umubyeyi wahungisha umugore mbere y'abana. Oya, ndavuga kandi bavuga ko yahunganye n'abana nabo nyine. Koko se? Yego. Nenzi ko yagiye wenyine. Ariko ntabwo mbona menace u Rwanda rufite yatuma uretse n'umugore wa general. Ariko nyine abahanga mu guhimba ikinyoma ntabwo bazana ikintu cyoroshye. Kuko kumva ngo Mubaraka muganga mugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda yahungisha umuryango we ni ibintu bikuremamo psychological, ariko nawe ntawe uri. Nibyo wari urimo uravuga. Niba nawe uri kuri urwo rwego uzi amabanga menshi y'igisirikare, uzi iby'igihugu kirimo, bazana nyine ikintu nabo bumva ko gifatika gishobora kuremerera buri muturage. Kwa kesa ubu baramubonye aho Arizona, kuko abana ari ibintu bavuga bati twaramubonye, akaba ari nk'uwamubonye Arizona n'ibiki. Sinzi kuko nawe ntigeze agaragaza niba yarahageze cyangwa atarahageze. Muri message yanditse avuga ngo ibyo mbona ku mihanda ya hano Arizona. Wabaye icyo makuru numva mu mihanda ya Arizona. You don't know kuko ntabwo iyi message iri clear ko yahageze. Ibyo numva mu mihanda ya Arizona. Akaba ari kubyumvira se muri quartier za Kigali. Ntabwo avuga ngo ibyo numva hano mu mihanda ya Arizona, ntago hano birimo. Ngo habaye icyo makuru numva mu mihanda ya Arizona iyo kure. Maybe niba nakora interpretation yuko wenda yabivuze, urumva? Ariko nyine nibyo rakubwira, ntiyo umuntu agiye guhimba ikinyoma azana ikintu gishobora no mu buryo bwiza bwo kubeshya ikinyoma giseguza ukuri, ugihereza utuportions ducitwa ukuri. Ariko nge nkavuga ngo niba ari na approche bakora mbona atari nziza, kubera ko mba numva iyo urwanya ubutegetsi rimwe na rimwe icyo bugamije ni ukubona credibility mu baturage, uzayibona n'ugamije no kubuvana. Ushobora kuba nabeshye batavuze n'abana mu mbabarire, kuko abana ntabari. Uri kumva? Mba ntekereza ko uba ukwiriye gukora ibintu byatuma uba credible muri ba baturage wumva wayobora usimbuye bwa butegetsi buri urwanya. Ese none se ukoresheje ikinyoma rimwe kabiri gatatu kane, tubari ejo nagaruka mu mihanda ya Kigali niba kuko baranamubonye Arizona, ubucyambere yabanje kubavuguruza, ejo nagaruka ubwo bazaba bakiri credible batangaje ko yagiye. Ese umuntu wabeshya ko president atariho wowe umubona, wowe uri mu Rwanda, ikindi wumva atabeshya ni iki? Forget about credibility y'ibyo bintu. Wowe uramubona, umuntu ari kukubwira ngo ubwo se ni iki kindi waba expecting ko atabeshya? Ibi nabyo biroroshye, ariko maybe ni amahire ko wenda nk'uyu mudamu wa General Muganga aba yaje akavuga ati ibyo bintu ndi kumva ni ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari n'uwo wabivugaho wenda akavuga ati keep quiet, ari kuvuga ibyo atazi, ntawamenya. Urabona nk'uyu nguyu wa General Rwivanga we ntawe twanamubonye wenda avuga. Ariko iyo ibihuha biziye gutyo biba bigize. Reka tunyarukire nanone ku mwana wa Fande, haracyari amayobera ku cyatumye yiyahura. Iyi nkuru nahibonye, urumva natangiye kuyibonesha ku mugoroba, barimo bayivuga, imvura yari imigwa, ngo afata imbunda ngo ajya mu nzu yo hepfo ngo babamo yindi, ngo arirasa. Ni Rusororo mu kagari
ka Kabuga ya kabiri mu mudugudu wa Gatare. Umusore w'imyaka 24 wo mu rugo rw'umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel. Izina rye nawe naribonye gusa ntabwo numva ari ngombwa kurizana hano. Yafande. Bakomeje kubivuga ku mbuga nkoranyambaga, amakuru akavuga ko uyu mwana yibye imbunda se akirasa. Ariko urumva still haba hakiri ibintu biracyari fu. Nta nubwo wakemeza mu buryo bw'100% ko yirashe bitaremezwa n'iperereza rya nyuma. Twese ubutumwa twabonye ni za stripe zitangwa n'abantu bo mwibanze hepfo yo. Yego, ya maraporo. Ariko kimwe mu byo mbonamo tukavuga ngo twashyumize ko yiyahuye. Ni iyihe mpamvu yatuma umwana nk'uyu wo mu rugo rudasaba umunyu wiga hanze yiyahura? Impamvu ziba ari nyinshi, kubera ko hari nk'igihe umwana ajya muri ibyo bihugu byo hanze. Buriya n'abantu bajyana abana kwiga hanze ntabwo ari uko wenda ngiye nta n'ubushobozi mbifitiye, ariko iyo umwana agiye kwiga hanze, niyo umwana avuye iwawe mu rugo, mbere reka twe kuvuga no hanze, iriya myaka umurera nk'umubyeyi, buriya twagize amahirwe, nakita amahirwe ngewe wajyaga gutangira ishuri ufite imyaka 7. Byabaga bisobanuye iki ku ruhande rumwe? Sindi umuhanga mu bijyanye no kurera n'iki, ariko byabaga bisobanuye ko muri iyo myaka uri kumwe n'ababyeyi bawe, uri gufata uburere bw'ibanze buturutse ku babyeyi. Ikinyabupfura, indangagaciro, imigirire, byose biturutse ku babyeyi. Ariko ubu ngubu ngira ngo wowe uriya mwana wawe wamujyanye n'iyo myaka 7 itaragera. The same to me. Urumva? Bivuze ko iyo myaka umwohereje hariya ntago ndajya hanze, ushobora kumurera neza cyangwa nabi bitewe na circumstance n'uwo mwarimu arimo, bitewe na psychology uwo mwarimu arimo. Uramwikuyeho umuhaye undi mu nshingano, sibyo? Kandi ya myaka 7 wenda wowe wabaga wabanye niyo mpamvu amageneration agenda atandukana. Nkunda kubibwira uriya mutipe. Ubwo ni generation yanyu sinjya nyumva. Kandi koko biratandukanye yawe niye. Uyu mutipe? Kasio? Yego. Sari imyaka nk'10 murusha. Iranenga. Abantu nabo muri za 2. Koko. Ibye. Abantu muri za 2 nabejo bundi. Urumva? None rero ukibaza ngo iyo ufashe inshingano wari ufite nk'umubyeyi zo kurera, none ukaziha undi muntu. 1, umwizeye kuko ari mwarimu wabitojwe wagize ate, ariko kandi ntabwo umwizeye kuko ari umubyeyi wowe umwoherereje. None gufata umwana ukamujyana, nari mbikomoje kuri icyo wari uvuze nyine ngo umwana wigaga hanze, reason hari nk'ahantu agera harya ni cyo gihugu, mu Buyapani. Mu Buyapani niho ngo umuntu atsindwa no mu ishuri imibare akaba yakwiyahura. Kubera bo baba bashaka kwexera abantu baho, nyine ngo bafite umurongo bo kwexera mu bintu byose. Akumva nyine agize ipfunwe. Nge navugaga ikindi kintu gitandukanye gishobora kunganira n'icyo nibyo uvuga. Nge nabonye ko abaye yariyahuye, kandi nabonye atangirwa ubuhamya bwiza ko bw'ibiyobyabwenge atazwi. Yego, ngo he was a good guy. Mwiza cyane. Yari byo kuvuga ngo nyamara ya santé mentale tuvuga bamwe tugakeka ko ari ubukene, ari inzara, ishobora kuba ari ikibazo cyugarije ibyiciro byose by'abanyarwanda. Kikaba ari ikibazo rero gikwiriye guhagurukirwa mu buryo bukomeye. Nimba umwana nk'uyu wo mu rugo rufite ibindi byose bifatika ashobora kubura ibidafatika, kandi ari byo bituma ibifatika bigira agaciro kugeza yiyambuye ubuzima, ni ikindi. Ariko nanone ikindi nkavuga ngo nibyo, hari undi muvandimwe w'umunyamakuru twese tubiganiraho wakambwira ngo ntacyo bitwaye kuba umwana w'umusirikare yagira access ku mbunda. Ariko ndibaza se uyu munsi wenda ni ibyago bito kuko ugereranyije n'ibyavuka, kuba yatakaje ubuzima birababaje, ariko ibaze none yafashe iriya mbunda agiye kurasa abandi bantu. None ejo tukavubyukira mu nkuru zivuga ngo umwana wa generali kanaka, ntabwo ndi kuvuga kuri uyu wamaze kwitahira, umwana wa generali kanaka yarashe kanaka na kanaka na kanaka bagiranye ibibazo. Ntabwo ujya ubona abantu ko umuntu ashobora kugira umujinya kanarakara agafata icyemezo ejo azaregreta. Ese ejo bibaye avuga ngo byaba byiza, wenda uyu munsi n'ibyago biranababaje, ni no gufata mu mugongo umuryango wabuze umwana wabo, ungu mwiza cyane
urebye ku isura ariko uzi gupfusha umwana ageze mu myaka 20 ageze igihe uzi Fete. hari abanyarwanda buriya kera bari bazi kwita abana babo amazina umubyeyi yabyaraga umwana w'umuhungu akamwita Ndicunguye akabyara umwana akamwita Muhozi dusuhuze Didi akabyara umwana akamwita nubwo abavu ba muntu asigaye abyara abana ntibabizi izina ntiribe muntu yego akamwita Mutabazi Mbonye Incungu yego uzi icyo byaga bivuze ise ararenga ahinguka rero ni agahinda gakomeye kuba gutakaza umwana nk'uyu ugeze uri guhinguka uri kuba umusimbura mwiza wa se ku rugamba rwo kurengera umuryango nk'umuntu uri kutureba atarabyara icyo kintu ntashobora kucyumva ariko iyo umaze kubyara iyo urebye n'imyaka ingahe bari abana bawe barimo cyangwa abanjye barimo uribaza none usigara ufitiye impungenge abana wowe ukaba wariretse ugasigara uvuga uti mana abana uzamfashe bazamere gutya umubyeyi iyo umaze kubyara uhita uhinduka umuntu wagira ngo wowe ubwawe ubuzima bwawe burarangiye ugasigara none ukamera nk'aho ubuzima bwawe bugiye guhinduka ibindi none hari n'igihe kigera kuba kigira imigisha yo kugira ababyeyi ukagira igihe mu bitekerezo byawe hagatangira kuzamo n'umubyeyi kuvuga ngo he or she used to do this haryo ubu aracyabishoboye ibi ukahita wumva noneho hari inshingano zitangiye kukuzaho nazo z'umubyeyi kandi umubyeyi n'ibyo aba yarakubyaye ataba ari iyo mibare ariko nicyo biba bisobanuye naho biba bigana ariko nkavuga ngo nubwo bibabaje byaba byiza abafande babitekereze bajye bamenya ngo ese uyu mwana aratangira guhura n'imbunda ni igitekerezo ntasangira mugenzi wanjye twari kumwe ahandi twabiganiragaho ese abana batangiriye imbunda bayisobanukirwa hakiri kare bahure nayo banamenye ko nyifite mu nzu wenda nibwo buryo bwiza ese niba banabizi ko nyifite bakamenya amakuru yayo bakwiriye kubaho access yayo iboroheye ko nk'uyu munsi ndi kumva ntabwo ndi kwibaza nk'uyu mwana yarakaye yashwanye n'abaturanyi kandi tubyemera imiryango yose abantu bose baba ahantu hose kandi mu bantu bose byashoboka ko waba uri general ufite umwana w'umuvuwayo yego ejo se munsi none erezuma ko uyu banamutangira ubuhamya wamugana ko we yari muzima yari umwana uzi kubana utuje kandi numvishe n'ubwo bavuga na se ashobora kuba ari umuntu mwiza none twibaze bikugenda icyo ukaba mufite ari umuvuye ejo yambunda akayizana akamara abantu amwe ibiyobyabwenge agira ari igisare ari igifura ntavuga ngo byaba byiza gutekereza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo aba bantu no abasirikare babitekereza hari ibintu twumva muri societe nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo umwana yajyanye imbunda ku ishuri yica abandi ejo noze mbona ikiganiro noze mbona ikiganiro kwa Joseph mukuru wacu ku muryango avuga ko Kazungu uri mu nkiko kera ngo yageze kuza n'imbunda ku ishuri reba ayizanye icyo gihe nta muntu yishe uyu munsi dufite ibinyacumi by'inzirakarengane zabuze ubuzima kubera erega uretse ko dosiye ya Kazungu iri furu ubundi wakubaza ngo Kazungu yishe abantu bangaye bavuga bangaye ntago mbizi wakubaza se ngo Kazungu yatangiye kwica wavuga ryari icyo gihe yazanaga iyo mbunda wamenya yaricaga wamenya yari umurato wamenya yari ibiki icyo kintu cyitwa imbunda iri reto ni ikintu cyica sibyo byakaba ari ibintu ari ibishoboka bazajya bitaho abafande nibyo kuko umwana wafande n'undi aba yubatishwe ntabwo aba ari nk'umwana usanzwe ariko byashoboka bakamurinda byanashoboka ko iyo uno mwana aza kurindwa imbunda cyane nyine nk'ahantu iri akaba hatari nyabagendwa byashoboka ko imusaba hari natwe tutari kuvuga ibi haryo ubwo igisirikare ntago afande kimuziza ko yashyize imbunda ahantu abana bashobora kuyakisinga simbizi ntabwo ntekereza ko niba ari no mu mategeko ariko bimeze byaba ari ukumusonga nakifuza ko batabimukurikiranaho bibaye bihabanye n'amategeko bikaba mwihangane umuryango wa leta na korone nagiye kumuvuga mwihangane turabihanganisha ariko kandi igihugu kibuze umusore wari ukiri mutoya kandi washoboraga kuzagira byinshi agifasha ni ukwihangana n'abakomerekejwe n'iyi nkuru mwese turabihanganisha ni ibyo nyine isi niko imera bamwe baba bashyingira abandi bashyingura bamwe baba barira abandi baseka ni ukwihangana reka tujye Nyamagabe hari abaturage bari kwinubira kwimwa akazi kuko batishyuye mituweli ni abaturage b'umurenge wa Kaduha mu karere ka Nyamagabe baravuga ko kutagira ubwishingizi mu kwivuza bisigaye bibagiraho ingaruka zikomeye zo kwimwa bimwe mu byo bakabaye bemerewe n'amategeko birimo nko kwimwa akazi ariko guhabwa akazi ni ibintu umuntu wemerewe n'amategeko
njye nibwira ko gutanga mituweli mu atari mirimo yo itegeko. kubaka amashuri no guca amaterasi y'indinganire. Oya, baravuga ko urumva bagirwaho ingaruka zikomeye zo kwimwa bimwe mu byo bakabaye bemerwa n'amategeko, birimo kwimwa akazi. Guhabwa akazi ni ikintu umuntu yemererwa n'amategeko, si uburenganzira bw'isi. Akazi ushyiraho kriteriya zako, umuntu uzujuje ukakamuhereza. ariko ibyo ntabwo kuvuga ngo ni ibintu bemererwa n'amategeko. Yego, nese discrimination irahari. Ubundi ikintu cyemewe mu mategeko y'u Rwanda hari n'ay'isi yose discrimination positive iremewe. Dushobora kuvuga ngo imyanya 20 ihariwe abagore kubera ko bakinyagajwe 20% 30, kuko tubona ibindi bihe byabagoye. Uyu mwanya umugabo nitumushyiramo bagenda gutya hakenewe umugore, sibyo? Ariko noneho kuri wa mugore hakaba hari ibintu bizwi nyine yujuje. Abantu nimba ari imirimo yo gukora barakeneye ibizigira, bakeneye iki, bagiye kubaza mituweli kuko utayifite. Kandi washoboraga no kuba uzaba uyifite. Rero hari igihe mbona abayobozi bacu rimwe na rimwe mu nzego zibanze bakwiriye kwiga siyasa, hakaba n'ibipindi byiza. Kuki kizi mituweli aba bantu mubishyura ku makenzeni si bimwe bya vyupa baba bavuga bashakaga akazi? Baravuga imirimo yo kubaka amashuri no guca amaterasi y'indinganire. Biba bisebyo by'amaterasi y'indinganire nabikozemo muri projet ya Minagri yitwa Roaho. Land and Water Husbandry nabyo biba bisa nka VUP, kuko wasangaga n'abantu bari muri VUP b'intege nke bahabwa imirimo mbere ya twebwe tuzi gutunaga tuza. Chef nge naracukuye amaterasi yanakoraga dubure kugira mpembwe bibiri. Uyita bikora ntabwo ufite ubwo buhamya uri kuduha umunsi. It's okay, good. Noneho iyo bigenje nka gutya babahembwa ku makenzeni. Uriye yo aho kubimwimakazi. Burya n'ubundi babahemberwa ku masako mu bamubiziranyeho. Abanyarwanda iyo dufite amafaranga burya tuba abana beza. Ibyiza wagicunga ku munsi w'ikenzeni wa muntu wishyurwa mituweli akaba yicaye mugakorana nk'inzego z'ibanze. Umuntu asohoka kuri gishe muhagaze ngo uti ngahishyuye. Burya n'uwaza kurekarama n'uwajya kukurega ibukuru. Tabayobozi baduhatira kwishyura mituweli. Nta kintu yakubujije mu biri gahunda zawe. Akaba atayakwatse ngo yashyire mu mufuka akavuga ati ngewe nasohotse muri banki nsanga dasari hari kumwe na gitifu arambwira ngo mbere yo gutambanze nishyure, kandi nishyuye. Nukuri kose uwo muyobozi nta n'umuyobozi umukuriye wamukoraho. Ariko iburamubuza umuntu waboneje ashobora no kujya kwiba, wabona nyine hari uri kubigenderamo kuko yari yarayabuze kandi yarabonye amahirwe yo kuyabona. Uyu murenge wa Kaduhanda wose ni umwe mu mirenge irimo abaturage bakennye pe. Abantu b'inyamagabe mushobora kuza kumvuguruza, ariko ibi byo ndabizi. Noneho aba baturage banagorwa mugani no kwishyura iyo mituweli de sante, ariko nanone kubimakazi byo ni ugutuma batazanagira n'ubushobozi na rimwe bwo kuzigira. Hari abaturage aba ari uburangare kuyibura bijya bibaho. Ariko hakaba n'igihe abantu benshi igena migambi iratugora karinja. Wowe uri kubara amafaranga winjiza ntubona winjiza menshi, ariko ujye ureba ibintu byakunaniye kubikora uko bingana. Kandi rimwe na rimwe fe ukwezi kwajya gushira ugasanga amafaranga wari winjije yari kubikora, ariko wajya kubara aho yanyuze ukajya ubona harimo inzira utari gusobanukirwa uko byagenze. Ibaze none ureba yutwe twinjiza. Bibaza umuturage ukiri muri income y'ibihumbi 50 cyangwa 100 kumanura. Kandi ndabizi ko abahinzi benshi ubaze income ye ku mwaka ntabwo yageramo ibihumbi miliyoni. Ariko ikiza cy'uwo muhinzi hari ibyo wogura watagura kuko abyihingira. Yego. Ibyo byose ni wabibara ko byose abibona byose. Mara ibishyimba babyifitiye abayigize. Niyo wabibara nuko rimwe na rimwe ahubwo yumubwira ngo twebwe ubuzima tubamo hari ibintu butuma dukenera tutakabaye tubukenera. Nko kugenda ukabwira mama wanjye kamubwira uburyo akeneye internet y'ibihumbi 25 ku kwezi yo mu rugo, n'indi y'icumi yo kuri telefone ubwo bika 35. Ibyo bintu byonyine kubimubwira kumwumvisha uburyo umuntu, kandi umwe mu basirimu bo mu cyaro hatuye ni n'umuyobozi. Ugashaka mama hano umutegetsi. Ariko yive. Ugiye ukamubwira uburyo bikenewe gutunga yite gute? Router se. Oya, gutunga computer irenze imwe cyangwa ntabwo ibyo nashobora kubyumva. Cyangwa umubwiye uburyo ukennye ukamubwira kandi ko mu mwaka ubaze income yawe yose y'umwaka yagera kuri miliyoni 3 cyangwa 4. Atavuga ataya mbega umurengwe wanyuzwe no kubahinga umwaka wose yariye yanyweye yivuje yambaye akabona yasaguye ibihumbi 100. Kandi bo birakunda ariko kubisa. Ariko nyamara mu cyaro hari ubuzima. Ureke ibi byacu twirwe twigaragura ina. Mu cyaro hari ubuzima.
umunyacyaro byakunze akabyitaho neza. mu cyaro hari ubuzima ive nahoze ndeba mugenzi wacu witwa Vumbika uramuzi hariya irindi yitwa ndera Umuhoza Honore afite ibintu byitwa ngo Vumbika yorora yorora akabanyamakuru mu buhinzi n'ubworozi bari kubijyamo biri gukunda. hari abafite bacu bari uwo ni Dieudonné na Alex Ntambaragarire yazanye ngo inkoko Dr Chicken buriya Kigali yose ahantu hose nabonye Dr Chicken yarabe Dr Chicken kandi Vumbika nawazanye ingurube cyane nagiyemo ndashya mu buhinzi mu ngurube wamwegera ariko mugasangira ubumenyi birakunda nanjye ibintu by'ubuhinzi nabonye byarakunze nanjye nzabijyamo amahirwe ejo bundi nasaruye umuceri nsarura n'ibishyimbo ako no guhingira kurya ntabwo ngewe ndashaka kujya guhingira kurya kubera ko muri Kigali yagiye ureba ukabona umuceri kuwuhaha ufite abana ibishyimbo kubihaha ukabona nibura ugize tumwuhinga hari utwo byagabanya kwihingira ikiza cyo kwihingira utuntu biratabara njya nibuka rimwe nigeze kubikora ari urugomo kandi ikimbabaza ubi wanjye simbikora kandi mfite aho nabikorera banza mugani satani kubera tutabikora nibyo mvuga ubanza satani abaho nkiri muto mu rugo uzi ko nigeze kubikorera akavuyo gusa ngura umurama w'imbuto zitandukanye nibuka ko kimwe mu bintu nahinze mu rugo kikera koko bakajya banasagurira abaturanyi bakabaha karoti n'imiteja. Nahinze karoti mpinga imiteja mpinga amashu imboga zitandukanye ariko karoti ziragenda urumva bamaraga gukukira inka amase none nkacunga yaramaze gupfa nkagenda nkanza nkatunganya ubutaka ntaranabuhingaho mu rugo mu gikari bisanzwe no kubu abanyarwanda sigakunda kubaka agenda ugasanga hose barahubatse twejeje ibintu byinshi bikaroti byinshi n'imiteja kandi ibyo bintu uyu munsi nk'umuntu wabikora ufite ubutaka yaba arengeye urugo. Icyo gihe dodo zari zikinaboneka ku buziki icyo gihe umufungo wa dodo waguraga 20 chef dodo ahubwo nizimezaga mu bigundi iyo ngiyo abantu batora guhiga nk'uyu munsi sinabitekereza wowe urumva wamenye ikintu kizima cyane ofete nanjye nuko ari ibyo utangira nyine ureba ngo ibi bintu birashoboka ugatangira uhingira abantu 8 ufite iwawe mu rugo ariko ejo ukavuga uti ni 10 nabahingira ejo 20 ejo ugatangira bikora yakwe tuzapange tuzasure bano bavandimwe mu Bugesera bahinga urusenda ba Dieudonné bahinze narabasuye ngiye guhinga yo chia seed narabasuye hari ku kiyaga nsanga ni nabo bazinkurikiraniye nsanga bahinze imiteja myiza cyane bahinga n'urusenda nibyo bintu bibiri bahinga urusenda nibyo anyways twari tugeze hano tuvuye ku bahinzi b'Inyamagabe abaturage b'Inyamagabe na VUP yabo umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habimana Tade yamaganye imigirire avuga ko ibi bidakwiye ndetse yongera ko bagiye kubikoraho ubugenzuzi kuko batari babizi. Yego CNDD-FDD yabwiye abarundi ko ikibazo cy'ibura rya lisansi kizakemuka mu myaka 5 burundu. Sinzi niba ari burundu wa muvandimwe w'Uburundi hari ubone twamureba cyakemutse burundu ni gake ese undi ko bamwe mu bavugaga muri iki kibazo bafunze uwo uravuga Bunyoni aba bimeze gute sinzi rero gahunda zo mu Burundi sigaye zincanga pe sinkubiye sigaye binshanga hari ubundi ntuza ijye i Burundi ntinyura hano iwacu essence bitaro cyangwa ni Tanzania ubundi bikorera kuri Tanzania bakoresha Tanzania yakoroha cyane simbizi ko ibice byose byabona iyo Tanzania ariko bakora kuri Tanzania byaborohera kwibona ivuye Tanzania byakunda rwose fate ibintu by'ubwikorezi iyo ikintu cy'ubwikorezi cyane cyane muri ibi bya transport kidakunze nano mu Rwanda mujye mubibona iyo ku igiciro cyacu kizamutse biba bivuze ko n'ubuzima muri rusange bigiye kuzamuka. Transport isobanura ikintu kinini cyane mu buzima nuko abantu bajya babivuga bati ni gute ibirayi byazamutse kandi ariko ntiyumve ko na transport yo kubivana mu kintu iyo bizana i Kigali nayo yazamutse. Ariko mu Burundi hakunze no kuvuga ibibazo bitandukanye birimo n'ibura ry'isukari bavuga ibura ry'amakara hagiye havuga ibintu byinshi. Oya bo bavuga ko i Burundi iki kibazo cyatewe n'ibura ry'amafaranga y'amadevize muzatewe na politiki y'ibihugu by'amahanga n'ikigega mpuzamahanga cyasabye ko ubuhinzi bw'ikawa bwakegurirwa abikorera byo ngo bizasaba. Ariko sinzi Umurundi twaganiraga ejo bundi arambwira ati inkuru nziza yarafite uburyo adiringa n'ibi bintu
ati bitandukanye n'ubutegetsi buriho kuri ubu ngubu ngo yari afite uburyo kwinjiza ibintu by'ibitoro. Yambwiye mama guye bakoraga, ntago ngiye ko yavugira kuri kamera, akavuga uburyo we yadiringaga nabyo abarundi ntibabure ibitoro, ariko nawe akagira ibindi akubitara. Hari n'uburyo ibihugu bikwiriye kwiga kubika ibitoro. Hari igihugu kimwe nzi muri aka karere bivugwa ko gifite ibitoro bishobora gukora imyaka 5 nta kindi gitoro kingiye muri icyo gihugu. N'u Rwanda kandi nayo kiri muri aka karere, kandi nyine n'u Rwanda ni igihugu kiri muri aka karere, ariko ntagarirwa ni igihugu kiri muri aka karere. Kandi nabyo kibazo yakajya nakibaje niba ari minisitiri ngabitsinze ko bidahagije. Yarakiri Habyarimana turimo tumubaza ibyo gutunganya biriya bigega bya hariya ya SP byo Rusororo, no kuba abantu baba bafite ibintu bishobora kubatunga mu gihe nka kwa kundi isi yigeze ifunga ikirere igafunga n'ibiki byose, nabwo ati ibyo ngibyo birahari. Nibyo ngibyo nabyo ntibiba bihagije. Ikibazo yive urajya kubaka ibintu byo kugira utaranihaza mu byo ukeneye. Erega ariko igihugu cyahaze ni ikihe muzi? Actually umuntu ajya guhunika at least yabanye n'ibyibanze. We nturabona na essence imodoka ziratonda umurongo kuva hano kugera wenda ku mupaka wa Rusumo kuri station, uri gutekereza ko uzajya kuba wahunitse wagize. Ntago ushobora kubanza gushaka minimum y'ibishoboka hanyuma ukabona guhunika. Ubundi rero kimwe mu bintu abategetsi bo muri Afrika batajya bamenya, iyo abaturage batangiye kubura ibyibanze cyane, buryo ubutegetsi bwahari igihe bo bugeramiwe. None se ntujye ubona ubutegetsi niba umugati uhiri ku butegetsi, nibyo naringiye kuvuga, essence yo yakora ibindi. Nibyo naringiye kuvuga. Ariko muri iki gihugu cy'u Burundi Vladimir Putin arahategerejwe di. Arateganya kugira rero uruzinduko muri Guinée Equatoriale n'u Burundi. No ruzinduko rero ngo ateganya kugera muri uyu mwaka nkuko byatangajwe n'ibintaramakuru Sputnik Africa byo mu Burusiya. Ariko Putin arimo ariyegereza Afrika cyane. Ngira ngo uribuka ko hari n'abanyamakuru b'abanyarwanda n'abanyafrika benshi bagiye mu Burusiya. Ziriya kope zikorwa ziroroshye, naje kumenya ukuntu byagenze mu minsi yashize. Niba byoroshye se bajya muri Rwanda Day hari muri Amerika. Oya, Rwanda Day se ihuye n'ibi bya Putin. Wenda kuvuga kugenda muri kope nk'izi ngizi gituma se wagenda nta muntu wabigufashijemo kugenda. Kope yo ngo yari ifunguye, yari open actually. Ariko ntiwayimenye. Kutayimenya nicyo cyabaye ikibazo. Kubayimenye niko bigenda, nibyo mvuga. Nicyo cyabaye ikibazo. Icyo mvuga Putin ari kwiyegereza Afrika cyane, ndetse avuga ko yanamaze no kuyifata mu bihugu bimwe na bimwe. Yego. Ukabona rero none ari gusatira aka karere. Ubona ko agace ka Sahel byamaze kumukundira. Buriya ngiye iyo mbonye ya AES bano ba Burkina Faso, Niger na Mali mbona Putin, kandi nkabona yaraharuye inzira nziza izafata igice cya Chad na Central Africa yose nk'umuhanda ugeze ubucuruzi bwa Wagner n'abandi Barusiya muri Aziya, aho nafite isoko rihagije muri Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Inama rero iheruka mu kwezi kwa 8 umwaka ushize kwa karindwi mu matariki 27 na tariki 28. Ibi bihugu ubona agiye kugenderera byo muri Afrika biri mu bihugu n'ubundi byeretse urukundo cyane hariya. Bikaba rero nabyo byerekana ko noneho ubwo ashobora kuba ashaka kuhaza, ashobora kugira imigambi migari cyane. Ariko Burundi bufite nikeli. Ngira ngo amwe mu masezerano Burundi bufitanye n'Uburusiya harimo nagenanye n'ibiriya bintu bya nucleaire. Hanyuma ikindi twabwira nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye Burundi mu minsi yashize. Hanyuma uruzinduko rwe rwaje rukurikira urwa Anna Popova ukuriye urwego rw'Uburusiya rushinzwe kurengera umuguzi n'imibereho myiza. Yego. Mu kwezi kwa kabiri ukabona ko rongeye ntabwo uruzinduko rwa Vladimir Putin mu Burundi ndubona nk'urusuye Burundi gusa. Ndarubona nk'urureba akarere, by'umwihariko rukazaba rwita cyane ku gihugu cyitwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, zaba bakirebaho cyane, ndetse hakazamo n'agakeregeshwa kitwa Tanzania. Ntabwo nirengagiza ko Uganda imaze iminsi imuvuga neza, Museveni amuvuga neza, Muhoza amuvuga neza, ariko ibyo bihugu ndabibona nk'abasheri
b'Amerika Putin ashaka cyane. Nanivuze ko Uganda ikigaragara nk'iri atashe cyane kuri Amerika, akaba ari nayo mpamvu gupfa kuyisura hanyuma ariko na Lavrov uribuka ko yageze muri Uganda. Oya ibyo nta kibazo kuko na Uganda yagiye yerekana kenshi ko muri no minsi ishyigikiye Uburusiya. Bisa nko Museveni nawe mu gusoza ko avuga ati ntacyo ndamira, buriya kimwe mu bintu nkundira abanyapolitike bashaje mu myaka none akaba amaze n'imyaka myinshi ku butegetsi, uretse kuba yagira Messiah syndrome, ariko abageze n'igihe umunyapolitike none n'umuntu abageze n'igihe none n'ukuri kuba kwinshi. Niyo mpamvu uzabona Mugabe yavugaga ibintu abandi banyapolitike batavuga. Yigeze abwira Obama ko kantu buri gihe bavuze abantu uzareke ngira ko tugira uzareke nawe ngira ati niba mushaka ko ibihugu byacu bya Afurika byaciye politiki yanyu y'ubutinganyi uzaze mbanze ngo utinge tubere ku rugero. Niyo mpamvu uzabona Paul Biya yavuga gake ariko iyo yavuze akavuga ibintu bikaye gutyo nicyo nkundira ubundi muri politike abantu bashaje bakunda kubahisha itangazamakuru no kuba no gutuma bavuga hirya kugira bavuge amarangamutima. Abantu umunyapolitiki ushaje umurinda kuvuga muri state y'amarangamutima yishimye cyane cyangwa babaye cyane kuko ahita ahinduka umuntu usanzwe. None Museveni muri iyo myaka yo gusaza afite bike byo kuramira, niyo mpamvu igihugu ari kuvuga ati n'undi nzagisigira umuhungu wanjye reka nsige nkihinduye. Hanyuma Uburusiya ndayishimiye bushimira kutivanga muri politike y'ibihugu bya Afurika, ariko se ntabwo bwivanga. burivanga ahubwo wenda bwivanga bitandukanye. Buriya umuntu uzakurikira uburyo France Afrique yavutse azareba umutegetsi umwe niwe wabyopoje muri Afrika y'Uburengerazuba, ahura n'ibibazo baho bagira iki n'igihugu cye kiragorwa. Uyu munsi ibihugu biri kongera kurwana no kwivana France Afrique. Ngiye sinanze ko ibihugu bigirana ubufatanye n'ibindi bihugu, ariko niba bakabambwira ngo uri kwirukana umufaransa wimika umurusiya, abarusiya ntacyo mpfa nabo, nta nicyo mpfa nabo mu burengerazuba bw'isi mu buryo bwihariye, ariko ibihugu bikwiriye kwiga kumenya kubana kubw'inyungu, apana kuvuga ngo urukanye paremwe uzanye muri Afurika. Rero bibona ibi bintu bigoye, sujye ubibona, usanga ahungira kwa kanaka yavuye kwa runaka, uzahora uhunga rero. Uzarebe n'uyu mutipe twavugaga Isaias Afwerki n'umuntu w'Uburusiya, kubera ko yitandukanye perezida wa Eritrea yitandukanyije bikomeye nabo. Ariko we navuga ko abaye umurusiya vuba kuko hari n'igihe atari afite icyo aricyo. Hari igihe diplomatically yafashwaga na Ethiopia, nta gihugu na kimwe cyashoboraga kumutega amatwi. Ariko ejo bundi atangiye kubana nabi na Abiy Ahmed, wabonaga ko yari yaramuciye ruhinga nyuma akibonera uburyo abana n'ibindi bihugu rwose. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage baraye bahangana n'igisirikare cyagoteye Moise Katumbi mu rugo iwe. Byagenze bite rero? Umuvugizi wa Moise Katumbi ni umukandida waje ku mwanya wa kabiri mu matora ya perezida wa Kongo, yavuze ko perezida watowe Felix Tshisekedi ari we uzabazwa kugerageza kose guhungabanya ubuzima bwite bwa Katumbi. Ibi bintu byo gufunga Katumbi byatangiye kuvugwa mbere yuko afungwa, na mbere y'amatora, ariko no gufungwa kwe byarateganyijwe. Hagiye hanavuka amakesi ibyaha bishinjwa abantu ba hafi, abasesengura bati ni Katumbi uri vize. Ngiye navuga nshatse navuga ngo je m'y attendais ko azafungwa, kuko wabonaga ko ari guhamagarira abaturage ko kuramira kurokora demokarasi ya Kongo igeramiwe. Hanyuma ariko ibintu byo muri Kongo nabonaga ko byasaga nk'ibiganisha kuba haba imyigaragambyo ku itangazwa rya nyuma ry'ibyavuye mu matora. Narira jambo rye isa nk'irihamagarira abantu nyine kwamagana no kujya, ariko guverineri wa Katanga yavuze ati twebwe nta mabwiriza twahaye abapolisi yo kujya mu rugo rwa Katumbi. Kuvuga amabwiriza ari all the way from Kinshasa. Yego. Hanyuma ukibaza abantu ngira ngo bakurikiye babonye amashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare bari bakumiriye Katumbi agerageza kuva iwe mu rugo bafite imbunda bamubwira ko bahaba bamubwiza n'ababakuriye. Olivier Kamitatu ni umuvugizi wa Katumbi yatangaje ko ari igikorwa cy'ubutegetsi cyo gukwirakwiza igitugu bashaka gusyonyora. Gusyonyora niryo jambo yakoresheje. Utavuga rumwe n'ubutegetsi wese mu buryo bwa demokarasi. Kamitatu ravuga ko Katumbi afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka no kwidegembya. Ese Yves, ndabona iyi nkuru ya BBC ni ndende cyane, ariko uribaza ibi bintu biraza mu Gifaransa ngo gupasa inaperçu, kugenda gutyo gusa.
ngewe mbona uko bizagenda kose haba imvururu haba n'iki Tshisekedi byarangiye azabayobora wenda ikizaba nk'uko twahereye ku bivugwa bya kudeta wabona hari uzabasha kuyimutera itabaye Tshisekedi azayobora ariko simbona agira ubushobozi bwo guhindura itegeko nshinga ngo yamamaze manda ya gatatu nkabona ari umwanya mwiza wa Tshisekedi wo kwarumoniza ibintu akazava ku butegetsi nibura hari urwibutso hari souvenir ihari buriya Kabila ntubona amateka azahora mwibuka nka perezida wa mbere muri Congo watumye abo peaceful transition of power nka Tshisekedi akoze icyo kintu akaba wa kabiri nukerega ibihugu byubaka ibyitwa demokarasi yababwiye n'uzamukurikira atari ko nyamuneka uyu murage mwiza dutangije ubi noneho bakagira igihe bagera kuri icyo cyo kuvuga ngo perezida arajyaho neza ubutagasigara no bavuga ngo none perezida arakora iki nuko ibihugu bihindura rutine babonye ko hari abantu ngo baraye iruhande rw'urugo rwa Katumbi n'abaturage benshi bo muri Katanga baraye iruhande rw'urugo rwe bashaka kumugaragaza ko bifatanyije nawe Katumbi ngo yavugishije akoresheje indangururamajwi abahumuriza ko ameze neza kandi yamagana icyo gikorwa cyo kumubuza uburenganzira bwe. Muri Nigeria niho wambwiye uti minisitiri yagize neza kuba yasahuye umutungo wa leta abanza kwikuramo ubukene. Ntabwo navuze ko yagize neza, icyo navuze bamuhaye inshingano zo kurwanya ubukene asanga nawe arabufite abanza kuburwanya none bamufunze. Ngiye cyambabaje nuko ari umumama. Ubundi abamama bazwi cyane mu icungamutungo no kurengera ibintu neza. Ni Dr. Beta Edu ashinjwa gushaka kunyereza ibihumbi 640 by'amadolari y'Amerika. Nutumiliyoni nka 770 tw'amanyarwanda. Perezida Tinubu yamuhagaritse peteroli nka Nigeria. Abakoze iperereza baragaragaza ko byamenyekanye ubwo uyu mudamu yasabaga ko aya mafaranga yoherezwa kuri konti y'umuntu bwite kandi yaragenewe gufasha imiryango itishoboye. Ariko nyiranga ibi ngibi uri kumva handi ba minisitiri uko baturitse. Aho twebwe haba harimo abaturitse ngo ibihumbi 500. Ariko nta wamenya biriya bintu nabyo biba bifite intandaro kuko ntago ngiye buriya ntago njya mvuga ngo umuntu yaturikije 500. Ndavuga ngo niki cyatumye uyu muntu aturitse 500 kuki? Oya hari igihe there is a reason behind. Ntago ndi gushimariza guturitsa. Hari igihe buriya mu bucuruzi habamo abacuruzi babiri. Ukora ikitwa profit maximization kavuga ati ninshaka iyi telefone nzacuruza 10 mu mwaka ariko ngiye nyigurisha 200. Yego. Nungukeho ibihumbi 50. Akaba n'undi ucuruza 100. Ndavuga ati ngiye none nzacuruza telefone 1000. Ukabo 2. Ukabona noneho hari igihe uvuga uti twabusobanzwe nzajya njya duto twinshi. Hakaba abandi rero bavuga ati ndakubitira rimwe kandi kinini. Ariko bose ni the reason behind. Erega umuntu usuye umubona. Yamekoranye ko bise. Umuntu nagaro uyu mubona. Umuntu nuri muri uyu mubona. Rero ikibazo ntabwo ari ruswa yari, ikibazo ni icyamuteye kurya ruswa. Uyu ngo yari yategetse umuntu kohereza amafaranga kuri konti bwite witwa Brigitte Onyero. Akaba n'umucungamari w'inkunga za guverinoma igenera imiryango itishoboye muri iki gihugu. Ibyo byagaragaye mu bitangazamakuru bya Nigeria mbere yuko perezida mwirukana. Nigeria iri mu bihugu bya mbere muri Afrika byamunzwe na ruswa. Ubwo rero kuba umuntu yaturitse amafaranga utawumva nanone urwego ruswa zaho ziba ziriho. Miliyoni 100 z'amanyarwanda. Enku. Ayo ngayo ubundi wabona muri twebwe dushobora kuzarinda dutaha ntawe yatunze. Nibisekuru. Oya. Idigiri mini digi tuza breaking chain wenda twe ntituyatunga ariko bazatuvo bazayatunga. Kuyatunga ni nonaha. Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa yegwe tujye tubabwiye kuri mu minisitiri arahakana ibi byose. Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa nawe yeguye Elisabeth Borne yeguye nyuma y'imyaka itageze kuri 2 mu nshingano ze mu gihe Perezida Emmanuel Macron yiteguye gukora impinduka zikomeye muri guverinoma. Abinyuje ku rubuga rwa X, Macron yashimye Borne ku mirimo y'intangarugero yakoreye igihugu ariko ntiyagira icyo avuga ku bwegure bwe. Harya mu Rwanda abaminisitiri baregura? Harya ubwo ntawe tuzitwe kwejo yigeze kwegura. Ariko nawe nuko hari ibyo ari byagiye hanze nyine akabona ntabwo bigeze akegura. Hari minisitiri uregura avuga ati ngiye ntago nemeranya n'umurongo wenda wo gufata abaturage bakajya muri mitiweli. Ese nimba byonyine n'amashyaka ya politiki ariyo tuziho guhangana abafite amburera huriyemo sobanuye ngo demokarasi y'u Rwanda mu budasa no kumvikana.
demokarasi consensuelle. niba rero ari ukumvikana minisitiri z'ubwo icyemezo cyasohoka gute atacyumvikanaho n'abandi kandi baba baracyumvikanyeho mbere byagoye si byose ahubwo byakabaye njyewe ibintu bya demokarasi niba ari demokarasi niba ari iki banumva rwose umuntu yajya hari akavuga ati twebwe kiliziya gatolika y'u Rwanda twanze ibintu by'ubutinganyi. ese hari aho yigeze ivuga ko yabyemeye? Nyine ni urugero minisitiri witwa Yves Nkuyemurugeti ibi bintu byanyu byo kwirwa muvuga ngo abasirikare wenda bahahire muri Amishopu njyewe ndeguye ajye gukora iki nyuma yo kwegura? Nyuma yo kwegura ajye gukora ese uzi igituma uzabona abantu benshi bishimira kwibera abayobozi? Umuco wo gushora imari no kuba abacuruzi hakiri kare abantu batanyuze muri iyo mirongo ya politike ntabwo uraryohera abantu. Ariko birimo biraza muri kamere yacu abanyarwanda benshi bakunda icyubahiro cyane mu rwego yumva aho kumuhereza miliyoni 500 adafite icyubahiro cyo kuba minisitiri bigoye. Abajene ndimo ndabona muri iyi bari gushora imari cyane. Guys, politike kubona abantu b'abajene batoya bajya muri politike mu Rwanda mu myaka nk'icumi cyangwa 15 iri imbere bishobora kuza. Ariko nabyo bizaba ikibazo ikibazo ntabwo byabigisubiza. Yego bizaba ikibazo. Nge nabibonye ko ikibazo cyatangiye kuba ejo bundi tubona hari imyanya iri mu turere yabuze abantu bayapuranye. I'm telling you kugeza ubwo guverineri w'amajyaruguru abwira abanyamakuru ati why can't you come? Mwakapurayinze ko imyanya ihari. Biriya bintu byano bashatse bizahinduka. Ibi bintu bizahinduka nubwo nshyigikiye ko tujya muri urwo rwego rwo gutangira kubona abantu bibereye mu ishoramari kurenza abajya muri politike. U Rwanda narwo urebye politike y'ubukungu n'ubucuruzi iri imbere cyane kurenza politike yo kujya muri politike. Oya biba bishingiye kuri facteurs nyinshi. Nyine hari abantu babireba bakabona inzira zo kwinjira muri politike zisa nk'izidaharuye cyane. Yego. Ikindi n'urugero rw'ibi by'abajya muri politike bahura nabyo iby'abandi bako ntabwo ibyo bahura nabyo ibyo bagonga nibibagonga reka nkubwire harimo abantu benshi politike iruka kubera ko ikibuga nyine yarakimenya ariko arakimenyera sibyo. Hakaba n'abandi buriya bampora iki bijyanye n'ibyaha ashinjwa n'uburyo yitwaraga abantu batamwumva, ariko hari ibintu yavuze by'ukuri by'imitego abantu baba bategana imitego kandi imitego nayo igamije iki? Uwo mwanya wicayemo kanaka wanje yawicaramo sibyo, cyangwa ntabwo nyumva reka nkuri turi shefu habaye igihe hano uzashake nk'abantu bazakubwira abaminisitiri babaga hano ameze nk'uhagarariye Imana mu Rwanda. N'abaminisitiri bagenzi be bamubona igifu ko perezida w'igihugu perezida Paul Kagame yagize avuga ati hari abaminisitiri bava mu mahanga muri misiyo abakozi ba ministeri bose bagatonda umurongo. None se umwana wawe uri minisitiri akakubwira ati minisitiri kanaka yigeze konca porushye nanjye ndi minisita, wakumva urota kuba minisitiri? Uri umwana se w'umuntu ejo bundi wariye bya ruswa n'ibiki nawe akitwara nabi ari umuminisitiri, wakumva uriwe? Uri umuntu usagize aspiration zo kuba umuyobozi ukomeye ukabigerageza rimwe kabiri cyangwa unasanzwe mu buryo kandi buri bwo ariko ukabona ayo mahirwe abuze mu buryo budasobanutse, aspiration zo gukomeza kumubaza akiyongera. Ariko wari uri kuvuga ikintu kiza ngo muri business ho no muhanda uharuye hari birakunda. Yewe icyo mbikundira ariko business nayo agomba kureba iyari kuko business y'amabuye y'agaciro nayo ngo ntabwo mu Rwanda kuyigerereza bigize ntabwo byoroshye. Harimo abagabo ku rutugu babyibushye nibo bakunda kuba barimo rero iyo mugonganye nyine ragukubita igitugu igikuba ukagupfiriye. Hari igihe biriya bintu biba biri hano biratukura cyane, agiye mushobora guhura ukahita ubona bigucanye mu maso ukabyihorera. Ejo bundi nasuye umuntu ahantu turimo tuganira mbwira uburyo muri umuntu we yagiye muri politiki, umwana nzi mutoya muzi akambakamba ntamenya bya bintu di none ndagiye kumurumva Yves nawe arambwiye ati uti mama ni umutegetsi. Oya ni umuntu uraho mudugudu ariko arambye ku butegetsi kurenza abayobozi hafi ya bose. Mudugudu umaze imyaka hafi 20 surumva abantu bo hambere kuba yajya mu ntuza muri politiki akaba yamaramo iyo myaka. Ese mudugudu abari muri politiki kuko abantu bo hambere mudugudu nta politiki abari mikirayo ngo abari umuntu w'abantu ngo abari umuntu w'abantu nta politika kare ariko raporo yo mu Rwanda ihera raporo sibyo babibagamo
twari tugeze kuri Madame Borne yabaye minisitiri w'intebe wa kabiri w'umudamu muri guverinoma y'Ubufaransa. Ikintu rero abantu benshi batazi nuko politike y'Ubufaransa ntabwo iha agaciro abagore. Ni no kuva kera ariko si ibyavuba. Politike y'Ubufaransa ntabwo iha agaciro abagore. Ari nayo mpamvu mu bihugu biri byakoronijwe n'Ubufaransa umugore kugira ngo agire agaciro bitangiye ubu no mu Rwanda. Uyu rero yeguye mu gihe Macron bivuga yuko ateganya n'undi guhindagura guverinoma cyane, ateganya impinduka zikomeye kandi minisitiri w'intebe aba ari umuyobozi wa guverinoma. Uriya kenshi kweguza minisitiri w'intebe uramutse umwirukanye kenshi ubusheshe guverinoma. Rero yiviriyemo mbere avuyemo, reka dutegereze uko biza kugenda. Hari undi musore ariko nawe bashyizeho ntabwo mubonye w'imyaka 34 imyaka 34 rwose ukiri mutoya, ubona ko bano bantu bo mu bihugu byo hepfiriya usanga abantu bakiri batoya rwose kujya mu myanya ya politiki ari ibintu bibangukira. Uri kumva kimwe mu byoroshya nawe muto mu mateka y'Ubufaransa niba Macron nawe yitwa Gabriel Attal. Aya Macron ubona ko bijyanye nuko nari umujene yagiye ahereza abajene umwanya. No mu nteko harimo umunyarwanda, umuntu ufite amamuko mu Rwanda nawe umujene muto cyane ukunda u Rwanda cyane, wanditse igitabo garuka kuri histoire ye n'u Rwanda, ibintu byinshi. Gabriel Attal niwe minisitiri w'intebe w'Ubufaransa muto mu mateka, 34. Akaba n'uwo mu muryango w'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe kandi utabihisha. Koko se kuki se titire batanditse ngo umutinganya yowe guverinoma y'Ubufaransa? Yaba ari ivangura ribakora. Kanjye kumwitaba nayo nitaye ku cy'imyaka gusa, mbona arasa nk'umutoza watozaga Amavubi, nawe wari umujene yitwaga McKinstry. Nicyo nese mbona nawe n'imyaka ni nk'iyi, nawe yari umujene cyane. Nicyo nese nitaho gusa ariko. Amakuru ariko aravuga ko minisitiri w'umutekano Gérald Darmanin na minisitiri w'imari Bruno Le Maire bamaganye ishyirwaho rye, ariko ntabwo bishingiye ku kuba bamaganye Macron. Bamaganye Macron mu yandi magambo. ngo uyu mugabo w'imyaka 34 ngo agomba, sinzi niba ari umugabo cyangwa ari umugore, ngo agomba dukurikije ifoto ni umugabo, dukurikije ifoto ngo agomba, ngo ahanganye n'ikibazo gikomeye kirimo kongera kunga igihugu cyashwanyaguritse. Ibihugu byinshi by'i Burayi bifitemo icyo kintu, biri gucikagurika, ntabwo ibintu bikimeze neza. Dusoreza aha dusoze ibyihindura. Hakurya iriya nta bintu biriyo muri Israel na Palestine n'ibikiriyo, ibintu hariya se bijya biburayo. Blinken navuga ko urugendo rwe rurangiye ari gukomakoma ngo barebe ibya Hezbollah na Israel ko byarangira amahoro. Ako ku munsi w'ejo Israel yishe umwe mu bayobozi bakomeye ba Hezbollah, ibituma rero bya bindi twavugaga kuko intambara itinda kurangira, ariko ibyago byo kuba yakaguka cyane birushaho kwiyongera. Uyu bamwita Rissam al-Tawili wishwe, ariko ni nako guhererekanya umuriro hagati ya Israel na Hezbollah nabyo birakomeje cyane rwose ku mpande zombi. Ubwo Ukraine n'Uburusiya twicyo twavuga, abantu bamenya ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Sweden bita Tobias Billström yamenyesheje abaturage ba Sweden ko bagomba kwitegura intambara n'Uburusiya, kuko babona Uburusiya bugomba kubatera, kubera ko zimwe mu nzitizi bari bafite kugira ngo binjire muri OTAN zisa nkaho ziri kugenda zishira. Bitambikwaga na Turukiya ya Recep Tayyip Erdogan, barasa nk'uri kuborohereza. Rero ngo barabona Uburusiya bugomba kubatera vuba rwose, abaturage ngo bitegure intambara. Abyo wabona nayo igarutse. Katwitegeye. Wabona tubonye content nabo bakaba babonye ibyago, twe tukabona content. Mwe abashingira abandi bashingura twabivuze. Anyways, mwakoze kudukurikira, reka tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Niba hari icyo hako Yves, hari akantu maze iminsi ntekereza, hari abantu bajya batwandikira ibintuza ibitekerezo ku isesengura makuru. Nk'ejo hari uwanditse ati umunyerondo aratinyitse kuko amategeko azi nta mategeko azi, ngo ariko umusirikare
abayazi ibintu nk'ibyo ngibyo. si ibyo nakubwiraga nkubwira ntinya umunyerondo kurusha umusirikare. Uribuka ko hari ikibazo nabajije, nkatinya umusivile witwara gisirikare kurenza umusirikare. Uribuka ko hari ikibazo nabajije, ni wowe ari umusirikare ari n'umunyerondo watinya nde? Ubwo rero sinzi, twajya tugerageza tukareba ibitekerezo byabo cyangwa byafata byaba byiza, twajya tubicishamo tukareba ibintu ari ibiki. Ngaho reka rero tugende, ubwo tuzasubira ku munsi w'ejo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru, turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza, wa mwenda wera w'u Rwanda twawuha. Izo contre-offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'Uburusiya, by'ukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.